nkwibutsa ko zino filime ariho zisanga honyine nta handi wazisanga wishyuye 7 byonyine ku kwezi. Barakwereka hari kera badusubije inyuma gato. Kubera iki ndano ku munsi wanjye wa mbere w'ikiruhuko? Kubera kuje guherekeza sheri wawe asoje akazi. Ubu akazi mfite no kujya nza guherekeza sheri wanjye asoje akazi ku ishuri. Yego ugomba kundinda ariko yego ndakurinda siyo mpamvu se turi kumwe. Ako nsigaye nkurinda ngakabya. Tujye kwa nyogokuru wawe. Barakwereka uyu mugore we yari umwarimu. Inspector ni inspector mu myaka yo hambere. Abana b'imitsi bateye ubwoba. Bamaze niba bateye ubwoba. Abantu bakuru baramutse batinya abana bato isi yabigiye kurimbuka. Barakwereka umugore we ari mwarimu yanga abanyeshuri bigize nabi. Umugore wa inspector. Umva ariko nkubaza birabyana. Ninjye guhangana nabyo urandinda. Yego madanda kurinda. 가서 지랄하고 오세요. Genda batesha umutwe ko ushaka umugabo yari umusirikare umugore ari umwarimu. Inspector burya yahoze afite umugore w'umwarimu ndetse utaremeraga abana ko bigira nabi. Muzimya amatabi yanyu vuba. Muzimya amatabi mumubwira amashuri yanyu n'amazina yanyu aho mwiga. 선생님은 용기 있는 교사였습니다. Choi Ga-yoon이 yari umwarimu mwiza. 수시로 학교 동급생들의 금품갈취와 폭력을 일삼는 ahura n'umunyeshuri utesha umutwe umunyagitugu hohotera abandi banyeshuri yigana nabo. 동급생뿐 아니라 교사들에게도 두려움이 uwitwa Choru yateshaga umutwe abana bigana akanatinywa n'abarimu. 저질러선 안 될 끔찍한 일을 벌이고 말았습니다. ibintu yakoze ntabwo yakabaye yabikoreye umwarimu we. kumbe hari umunyeshuri wari warigize nabi yagize gutya ajomba icyuma. umugore wandi umugore wa inspector wa mugabo twabonye uri kugenda asubiza abanyeshuri ku murongo hirya no hino mu bigo. umugore we yari umwarimu burya yaje kwicwa n'umunyeshuri. 마지막으로 할 얘기가 있습니까? ushinjwa ari cyo ushaka kurenzaho dore nguyu uregwa jugunye icyuma burya umugore wa inspector yishwe n'umunyeshuri. 최가현 선생님을 사랑했어. narindi mu rukundo na madamu Choi namukundaga. Kinyeshuri kiyiciye madamu none ngo cyane amukundaga. umugabo yarababaye ni inspector yari ari mu rukiko uwo munsi. 판부는 피의자가 미성년자인 점 그리고 피의자의 urishinjwa kubera yagiye agira ibibazo mu muryango yakuriyemo 장기 4년형을 선고합니다. akatuye imyaka 2 ishobora kugera kuri 4 ariko itarenga. umugabo yarababaye ikinyeshuri kuko ngari gitonya bagikatiye imyaka 2 ngo cisha umugore we. bibazo umuntu kuza akica umugore wawe urukiko rukamukatira imyaka 2 ngo nuko umuntu ari umwana arigaye ga segonderi uriya nta mwana ubu murimo. umugabo yazanye imodoka mugonge yihanire. Inspect icyo gihe wahise amwitambika. hari icyamukubise agiye kugonga umwana. ni ibyabaye. Inspector burya umugore we yishwe n'umunyeshuri. niyo mpamvu n'umugabo yifuza gushyira abana ku murongo. bari ku murongo umugore yaramubwiye ati washara mukurura. Minisitiri w'uburezi icyo gihe yari ahari. ntabwo ndi butinde reka mwice. yashatse kwica icyana cyari kishe umugore niwe yashatse kukica. yahagaritswe n'uyu mugabo twabonye usigaye ari minisitiri w'uburezi wa Minedik. kumwica ntabwo byagarura umwana. amakosa asa yawe. ubu nta kwicuza ufite. nta nubwo ugomba kwicuza. ushaka inzira nyayo kandi apana inzira yoroshye. uwapfuye Ga-yoon yajyaga avuga ngo isi aho abantu bakuru batinya abana iyo si yabigiye kurangira. siko umugore wawe yavugaga. dushaka iyo nzira aho abantu bakuru batazongera gutinya abanyeshuri cyasa abana. vuba bidatinze leta igiye kungirira icyizere bangire minisitiri w'uburezi. nzashinga icyitwa ERPB nimara kuba minisitiri w'uburezi. iyo ERPB niyo nzira nahisemo yo guhesha icyubahiro Ga-yoon wapfuye. uriya mugore wari wapfuye. nyagasani mu rwego rwo kumwubahisha ni ikigo bashinze kugira ngo bashyire abana ku murongo batazongera kwigira nabi ku barimu. aho abana bashobora kuba bagira gutyo bakica abarimu bakatuka abarimu bagatinya abana. ibyo bintu ngo isi bigiye kurangira buriya umwana atinywe n'umuntu mukuru. nicyo kintu bicaye baremeza we n'uyu mugabo minisitiri w'uburezi.
yaramubwiye ati nimba minisitiri w'uburezi nzashinga RPB mu rwego rwo kugira ngo abana tubashyire ku murongo n'ibigo bigamo mu rwego rwo guhesha agaciro umugore wawe wishwe n'umunyeshuri. Niyo mpamvu bashinze RPB. Dore umunsi wa none RPB yarashinzwe bakise gute? Teach you a lesson. Bimeze bite? Haja kuri no. Iyo. 안녕하십니까? Hebi yaje mu kazi. Turi minisitiri w'uburezi. Kwinjira no bamuhereza ibyo asinya bamuhereza amazi, uyu ni minisitiri. Birukanka asinya n'ahana agakote bakamumanikira. 다음 학교들. ishuri dukurikizaho ni irihe? 선생님이 여학생을 성추행한 사건입니다. 사건 이후에 선생님은 ishuri tugiye kujyamo ni ishuri aho bivugwa ko harimo umugabo wahohoteye umunyeshuri, umugabo w'umwarimu ngo yahohoteye umunyeshuri. Babagabo ujyumva ngo bahohotera abana. Uwo mugabo amaze gufata ku ngufu umunyeshuri yigishaga yahise yica. 연락 잠깐 하냐? Gusa ikirego ntabwo cyarangiye. 증언만 있었습니다. Bagendeye ku magambo bahawe n'umunyeshuri. Umunyeshuri yaravuze ngo umwarimu yamfashe ku ngufu, bihita bituma umwarimu yiyahura. Urukiko ruhita ruvuga ngo ubwo nibyo batabanje no gukora iperereza. Niko bigenda. Umunyeshuri apfa kuva yakavuga ngo uriya mugabo yamfashe ku ngufu, tayari ibyo biba birangiye, nta perereza rihambaye rindi rikomeye rikorwa. 준비됐지? 네. abaturage babona gute? SNS로 퍼졌습니다. 인플루언서들이 태그를 하기 시작하면서 급속도로 막 일파만. ubundi uburyo byagenze, umwana w'umukobwa yagiye ku mbuga nkoranyambaga aravuga ngo yafashwe ku ngufu n'umwarimu we. Aba influencer bose n'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga batangira kuvuga ngo hari ikigabo cyigisha ngo cyafashe umwana ku ngufu cyigishaga, batangira gusebya uwo mugabo bavuga ngo yafashe ku ngufu umunyeshuri yigishaga, bihita bituma umugabo yiyahura. SNS 태그 하나가 요즘 bivuze ngo umwinfluencer umwe ku mbuga nkoranyambaga ashobora kuvuga ijambo bikahita bituma abaturage bose bagendera kuri icyo kintu yavuze. Mbega abantu bose nimba umuntu aje ku mbuga nkoranyambaga akavuga ngo ni urugero Jean Marie Mikorojeni yafashe umunyeshuri ku ngufu yigishaga, umwinfluencer ngo umwe apfa kuba bifuze ngo n'abandi babigenderaho, n'abaturage bose bakavuga ngo ubwo umwarimu afata ku ngufu, nta perereza ryakozwe, nta kindi cyakurikijwe. 인터넷 기사 댓글처럼 nuko bigenda kuri internet. 그래도 소용없다는 거잖아. 그 정도는 나도 알아. ibyo ndabyumva. 또 좌표 찍기. 그래서 2차 영상도 제작되면서 학교로 항의가 많이 들어갔던 것 같습니다. 요즘 그 선생님들도 가장 두려워하는 게 ubu abarimu muri iyi minsi basigaye batinya ibintu umunyeshuri ashobora kubavugaho ku mbuga nkoranyambaga. yego 했습니다. ngira ngo ujye ubona nk'ibyana by'abanyeshuri byigishije kuri Twitter ngo hano ngo mu kigo cyacu ngo bimeze uku, bishaka gukanga abarimu n'abayobozi b'ibigo ngo baradukubita ngo bagira gutya. Kari akaba ari akantu k'iterabwoba abana baba barize nyine bashaka gukanga umwana, bakwiye kunyuzwaho inkoni. Reba hano 팔로워가 60만이나 됩니다. uyu munyeshuri bivugwa ko ngo yafashwe ku ngufu ni umunyeshuri usanzwe followingwa n'abantu bagera ku 600,000. Ni umusitari ku mbuga nkoranyambaga. 한일이 SNS를 ni umwana wiga muri segonderi ufite abafollowers benshi bagera ku 600,000. uwo mwana aragiye aravuga ngo umwarimu yamfashe ku ngufu, umwarimu ahita yiyahura. 보는 사람 60만 명이나. uyu mwana abantu 600,000 baramureba. Rebe 여러분 하이 예리예요. bimeze bite banyita Yeri? ni umwana w'umunyeshuri ngo wafashwe ku ngufu. 너무 이쁘죠? ishuri ryanjye rata murabona atari ryiza, ni umwana w'umwinfluencer. 학교를 보면 더 이쁜 거예요. kuri iri shuri harasa neza. 너무너무 좋고. iri shuri iyo ndijomba ndi muri mudu nziza. namwe niko mumeze, ni umwana uba uri live kuri za TikTok n'ibiki. 제 베프 소영이에요. 안녕하세요. uyu ni inshuti yanjye magara. 수영이도 umwana yiga rwose, ni umustar, aba ari live kuri za TikTok. 수영으로 검색하시면 돼요. umva nanjye banyita Suyungu mu following. 그쵸. 수영이 진짜 이쁘죠? Suyungu murabona atari mwiza? 넥스트 보이즈 urebe 아니야? umwana hano ku ishuri. 있는데? we umuhanzi aramfollowinze murebe. 저 보고 있으면 댓글 좀 달아요. nimba uri kureba kino ino live yacu 했거든? umva ishuri ryatangiye mwarimu avayo. 휴대폰 하면 어떡하나? sinakubwiye ko nta gukoresha telefone no kujya mu live 우리 turi mu ishuri. 해야 돼요. 공부. umva abafana ba Yeri mwihangana agiye kwiga, mwarimu akupa live twige nubwo uri umusitari tubanze twiga. 말이에요. umva Yeri yarari gukora live streaming gute wamukura kuri live? 4시간. iri shuri ni iryanjye ndi mwarimu. 이거 집어넣고. ayo bwana buriyemera bw'ubusitari, njye nari ndi live ndi umusitari gute unyambura telefone? banza wige uni mwarimu. 수학책 펴고. kubura umusitari ibyo mwarimu ntabwo bimureba, mwarimu arakumenyereye. 12페이지. akana k'agakobwa kano ngo niko kafashwe ku ngufu, kana karabaye mwarimu agakwiye live kandi ari agahitinze, bari bari kugaha utuntu ngo tw'utugift. 인스타 보셨어요?
예리 SN스타요? 아니요, 왜요? yaje reba ibintu wakoreye umwana. 분위기가 uyu mugore bamweretse video. 이거 소영이가 머리에 껌 붙었다고. uyu mugore w'umwarimu bamuzaniye video bamubwira ati uriya munyeshuri bita Yeri dore video yashyize hanze uri kumukata imisatsi uri kumutema imisatsi. uyu aravuga ati ntabwo namutemye imisatsi. ati uriya mwana w'umunyeshuri yaje kare kumbwira ngo nimukure shikarete mu mutwe yari yamufashe mu misatsi, mfata imakasi rwose mukura shikarete yari yamufashe mu misatsi, ntabwo nigeze mutema imisatsi. 잘라준 거예요. niwe wabinsabye. 분위기나게 편집하고 iyi video rero bayeditinze babigaragaza nkaho uri umwarimu mubi ufata imikasi ukogosha abanyeshuri imisatsi. bano banyeshuri kumva ubugome bwabo. 대학 동기들이랑 술을 마셨는데 남자 헌팅하는 것처럼 찍어서 올리고 신상 공개돼서 휴직해 내고 난리도 아니었잖아요. umva uriya mwana w'umukobwa ari n'ukuntu asangira n'abantu yamara gusangira nabo basekaga akagenda akabyeditinga akabigaragaza nk'abo bantu bari bari kumuhohotera. 앙심 품고 그랬을걸요? 그거 wabona ari uko wamwambuye telefone yari live akaba ari kwihorera. 우리한테 얘기할게요. umva uriya mwana ndaza kumukuvugishiriza 제가 얘기하는 게 낫죠. cyane ko ari njyewe umwigisha kuri diswari ndaza kumukuvugishiriza. 선생님은 오해라고 하시더라? 전 그냥 보이는 대로 찍어 올린 건데. njye video narayafashe nyaproding uko yari imeze. 그래서 다시 올려놓자. umva iyi video ngero ya uploading irimo amajwi yayo ya nyayo uri gusaba umwarimu ko gukuriramo shikarete mu musatsi apana kumusebya nk'ari umwarimu utema imisatsi y'abana. 오해가 풀리지? biraza gutuma uriya mwarimu abantu batamubona nabi. 소리를 없앴다. urakeka se njye iriya video nakuyemo audio ya nyayo ibigaragaza amajwi nyine ibyo baganiraga. 우연히 본 게 있어서 그래? hari ikintu nabonye kare 소리 없애고. kumva uyu mwarimu yari yababonye. uyu mwana ubwo editingaga agavideo bakayikata bari kumukura shikarete mu musatsi uyu mwarimu yababonye. umva inyuma dushyiremo imiziki kugira bigaragare ko rwose bari bari kumuhotera. uriya mwarimu yari ari kunkata imisatsi amuhotera tumwangisha abantu. 왜 그렇게 선생님들한테 부정적인지 모르겠다. kuki abarimu bawe bafata nabi wa mwana we? 였잖아. kera ntabwo ari uko wari umeze ntabwo wasebyaga abarimu. 등보 봤어. 공부도 잘했고. ufite amanota meza wagiye utangirira 네. wari ubanye n'abarimu bawe neza wahindutse ute? kana karamuseka nta gasitari kiga muri segonderi. 고민해 볼게요. ndabitekerezaho iby'iyo video nimba nayikuraho. ni umwana yitavuna akana k'agakobwa kiga mu kigo cy'abakobwa handi abakobwa baba biga bonyine muri bya bigo. umwana yaje hano yarakaye ngiye mwarimu aranyambura. umwana avuye kuhatwa ibibazo n'umwarimu ese yiyambura imyenda afungura n'ibipesu. ni umwarimu w'umugabo warusha kumubwira ati wa mwana we kuki postinga amavideo y'abandi barimu genda uyasibe abarimu mujye mubana neza. umwana yavuye guhura n'uwo mugabo ahita yikuramo imyenda n'ibipesu arabifungura. mbagira ngo hano murebe filime arangije itaza live. uyu mwana ni umustar ari na verifiye ku mbuga ze nkoranyambaga aza gutangira kuvuga umwarimu unyigisha kuri diswari ku ishuri yamuhoteye yamfashe ku ngufu. umwana ararira. none umwana w'umustar nk'uyu nguyu ubona akurikirwa. umwana yaje kurira. ubu se koko nkora iki? umwarimu unyigisha mfashe ku ngufu. umwarimu yarumiwe kuba yagiye guca umwana akamubwira ati wa mwana we ibyo ukora si byo si ukabeshyira abarimu. umwana yahise abeshyira ahubwo uwo mwarimu avuga ko uwo mwarimu yamufashe ku ngufu. nyagasani umugabo yarikanze agiye kubona abona abantu bari kumutuka. uwo mwarimu ni inyamaswa. uwo mwarimu hohotera umwana. icyo kinyendaro bakice. iyo nyamaswa ikwiye gupfa bamwirukane bamufunge ribi bijyemo. iyo muri koreya nyagasani imbuga nkoranyambaga amatelefone arasona. umwarimu ufata ku ngufu umwana w'umukobwa apfa kuba ahagurutse gusa niyo mwarahuye rimwe cyangwa nta hantu mwahuriye akajya ku karubanda akavuga ngo uyu muntu yamfashe ku ngufu. ibindi byose ubisobanura urimo ndetse ukazanatindamo. na nyuma y'imyaka 5 baraza bagasanga ukirimo bakazanasanga urarengana kandi uwo mwana w'umukobwa ntagire icyaba ntagire icyo abazwa. urebe nyagasani telefone zarasonnye. none se uwo mwarimu ufata ku ngufu yigisha mu kigo cyanyu? niwe mwarimu wigisha kuri diswari Yeri hari uwaje wenda umwe influencer nanjye wa mugabo ufata ku ngufu muguyeho. dore nguyu baba influencer nabo bahubagurika bamwe babungana udutelefone ahantu hose babonye inkuru ngo dore wa mwarimu ufata ku ngufu. ntabwo urukiko rurabyemeza nta perereza ryakozwe babandi gusa nyine bo ku mbuga nkoranyambaga ngo dore wa mwarimu ufata ku ngufu. uyu niwe ufashe ku ngufu wa mwe influencer wacu Haneri. nyagasani umugabo yatangiye guseba. nanjye barashaka kumfata ku ngufu muhamagare polisi ndi live bamubone. nyagasani madamu atangira kumuhamagara. hari madamu atangira guhamagara kubaza ati sheri wafashe ku ngufu umwana? nyagasani urengana. 무슨 얘기야? umugore yaramwandikiye ati mugabo wa n'ibiki biri kukuvugwaho ese kuko ni ukuri? itaba telefone hani. umugore ntabwo ari kubyumva. umugabo yarebye ifoto ye n'umugore we n'abana. ibaze kuba ufite n'abana b'abakobwa
bakabyuka babona ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose bivugwa ngo wafashe ku ngufu. 왜 모르는 사람들이 자꾸 찾아와. umva sheri, abantu ntazi bari kuza mu rugo batera amabuye babaza ngo uri hehe. abantu ku mbuga nkoranyambaga bari kwandika ngo abakobwa b'uwo mugabo wafashe ku ngufu nabo bazafatwe ku ngufu, yumva uko bimera be babafashe ku ngufu. Nyagasani aba ku mbuga nkoranyambaga nabo barahubagurika, buri umwe ahita aza akabivuga uko atekereza, nta perereza ryakozwe. Nyagasani, umva ibyana by'uwo mugabo namenya ahantu byiga ufata ku ngufu, abo bana be natwe tuzabafate ku ngufu. Nyagasani, ibyo ari kubona ku mbuga nkoranyambaga, umugabo byaramurenze. Umwana w'umukobwa apfa kuba avuyeho gusa akavuga ngo uriya mugabo yampohoteye. Ibyo biba bibaye, ibyo biba bibaye. Dore imodoka y'umugabo ukuntu bayigize, bayanditseho, bayiteye ibirange, bari kumutuka n'ibitutsi byanditse ku modoka ye. Umugabo aho gutaha yaraje arara mu modoka. Mu kigo yabuze ataha, arara mu modoka y'ikigo. Wataha hehe? Turi mu gitondo, mu gitondo cya kare umugabo yahise yiyahura. Umugabo yariyahuye. Barakwereka be influencer no kukiri baje gushinyagura. Wa mugabo afataga ku ngufu yaje kwiyahura kuko byamenyekanye. Hana makuru turabagezaho 5 kuri 5 babe influencer. Patorore. Nyagasani, dore ku kiriyo cy'umugabo. Umugabo yariyahuye. Wa mwarimu agiramo ubwo bintu, wa mwarimu bundi byatangiye. Ibintu mwarimu watsa telefone umwana bituma umwarimu w'umugabo ajya kumuvuganira. Umwarimu yaje hano. Umwarimu yaje hano. Dore umwana wabiteye n'uyu. Yeri. 너 wowe 지금이라도 영상 새로 올려. postinga video nshyashya ivuguruza uriya mugabo uvuga ko ari umuntu mwiza. Mr. Ko ntago yagufata ku ngufu. 그럴래란 건가요? Urashaka kuvuga se ko ndi umuntu 추행당했다고 거짓말. ubeshya, ushobora kubeshya ko nafashwe ku ngufu, nafashwe ku ngufu kugira ngo mbabaze mwarimu? Niko ushaka kuvuga umugore nkanjye mugenzi wawe? Uriya mwarimu Mr. Ko umwana aranarira. 만지시고 yarankorakoye. Nyagasani, afata amaboko ye ayashyira akora ku majipo. 다 없었던 것처럼 하라는. None nagombaga guceceka simvuga ukuri ko nahohotewe, nico muri kutugiramo inama tujye duhohoterwa duceceke. Aranarira ariya marira yabo no bo muri kore. Kumbe yararira yivu, yararira yivu. Uyarebye abona yararira yivu. Ibaze nk'umwarimu, umwana agufashe video ari kurira arira yivu, ari kuvuga ngo mwari ngo sibajye baduhohotera duceceke, niyo nta muri kutugira. Hariya nawe nka mwarimu abantu baba kubonye abana barafatwa ku ngufu kababwira ngo bajye baceceka, umwana ari no kurira. 못할 것 같아요. Umunsi ndaza gukomeza streaming. Nyagasani yarumiwe. 방송 더 이상 못할 것. Sinzi ko nabasha gukomeza, imbaraga ziri gucika. 그것만으로도 지금 학교가 많이 곤란하거든. Ibyabaye kuri uriya mugabo byashyize ishuri ryacu mu bibazo. 정리 좀 안 되겠니? Ariko ikibazo ufitanye na mwarimu Jungu gikemure. 만 도와주면 Dufashe ishuri ryacu rikomeze kuvugwa nabi. 지원해줄게. Iri shuri tuzajya tuguha ubufasha bwose ukeneye. Barabizi. Abayobozi rigaba baza abanyeshuri babo. Abayobozi baje kubwira umwana ati ishuri ryacu kubera ukomeje gukora marayivu uvuga ngo mwarimu yaraguhohoteye nubwo yapfuye, ati ibyo ngibyo ntago ari sawa. Dufashe ikibazo ufitanye n'uriya mwarimu, wa mwarimu w'umugore uriya nyine waje kumubwira ati ibyo bintu byo kubeshya bireke. Aturiya mubabarire kuko uyu mwana nawe ashobora kumugezayo. Uyu mwana ni umwana mubi. Barambwira ati uriya mwarimu kazi we mubabarire, ikigo kizajya kiguha ubufasha bwose ukeneye, ujye ukora ibyo ushaka mu kigo. Bameze nk'aho ikigo bagishyize mu biganza by'umwana. 한번 정리해. Sinzi ko bishoboka ariko uriya mugore wenda aza kugerageza mufashe. Noneho 더 부탁 하나만. nanjye ngira agafaveri mbasaba se kugira ngo uriya mwarimu kazi nawe ntamugezayo. Nawe ntamugezayo. Agafaveri yasabye nakahe. Umwana ari faveri yasabye wa mugore yaje hano mu ishuri afite ubwoba. Abarimu batangiye gutinya. Umwana w'umunyeshuri wigisha ashobora kugushyirisha maka kugeza ahantu udatekereza. 선생님을 대신해 3학년 4반 담임 맡은 Gwere uyu munsi ngiye kujya bari njye bigisha kuri diswari. Yaje hano barikanga. 출석 부를게요. Reka bamagara amazina y'abari hano. 강단. Se guhamagara amazina y'abanyeshuri, umugore nawe afite ubwoba. Abanyeshuri babangamira mugenzi wawe kugeza ubwo yishe nawe bakwicisha. 뭐야? 쌤 진짜 무섭다. 쌤 문학이랑. Batangiye kuganira muri groupe we, yahisemo kukwigisha kuri diswari se kugira ngo ajye gutesha umutwe. 우리 반 망. Ishuri ryacu birangiriyeho. 다 용기였네. Urebe 개봐. 반 바꾸면 안 되나? 왜 하필 duhindura ishuri, buse niwe ugiye kujya utwigisha amasaha yose. Urebe
ni ibyabaye 박지혜 umwana ari hano ni umwinfluencer umwana yanditse message aruye yandikiye 쌤 덕분에 wakoze 50만 찍었어요. kubera weho abamfollowinga buzuje 500,000 uriya mwana nikakora yabwiye n'umugore ati wakoze kubera weho abamfollowinga biyongereye umwana kuva yabeshyira umwarimu w'umugabo ngo bamfashe ku ngufu bamote nubwo umwarimu yapfuye isi yahura ariko abafollowinga n'umwana babaye benshi si yagiye ku mbuga sagatwika akavuga ko yahohotewe abamufollowinga bahita baba benshi uyu mwana yandikiye umugore ati wakoze abamfollowinga biyongereye ngejeje ku 500,000 bari abantu benshi bagufollowinga njyewe bari mu mamiliyoni mu gihe ubwo mu mbamamarize dore ibiciro narabigabanyije 보시다시피 되게 유명한 인플루언서 uriya mwana nk'uko mubibona rero ni umwinfluencer uzwi cyane 끌어지지 않을 ese ibi nitubijyamo twe ntabwo biri buze kuduteza ibibazo ku mbuga nkoranyambaga ntugire ikibazo 장관님께서 다치기로 하셨으니까 minisitiri w'uburezi yiteguye kwirengera ingaruka z'ibintu byose 자식. 해야지. oya tubikore 600만 원도 해야지. uriya mwana y'abafollowingwa na miliyoni 6 y'abafollowingwa n'600,000 tugomba kumugeza,yo Deputy Bong itegure 역할은 뭔가 뭘 물어봐 akazi ndi bukore ni akahe 당연히 여고생으로 잘 ugiye kugenda nka maneke ne kuriya mukobwa 진짜 koko si ngo agiye kujya kuneka uriya mukobwa bahise bamwohereza yambaye imyenda y'abakobwa kandi ari umugabo ni Bongo 뭘 그렇게 진지하게 상상을 해? we baramuseka 제가 여장을 하는 겁니다. mbese mugiye kunyambika nk'umukobwa njye kwiga mu kigo cy'abakobwa 왜 해? ibyo we bitekereza 공사무고는 후방 지원하고 나 감독은 그 바로 현장 투입해. 아 이번엔 제가 직접 안 합니다 woraza kumufasha inspector nayinjireyo 내밖에 없는데. 새로 뽑았습니다 hari undi muntu nahaye akazi muri buze kumfasha mu kazi ninde yahaye akazi 그거는 아주 딱 맞는 uwo muntu nahaye akazi ni umukobwa araza kudufasha kugira ngo kino kigo cy'abakobwa tukinjiremo mbega abanyeshuri bashyire ku murongo urumva umugabo kujya mu kigo cy'abakobwa gusa abana kugira ngo uzabashyire ku murongo byagorana ese biba ngombwa ko ngashakira akazi umukobwa uzabafasha muri rino perereza bajemo rigaragaza ko uriya mwarimu yabeshyewe 교생 실습 오신 임한님 선생님 uyu ni imunarim abana bari gusakuza abana bibwire 안녕하세요. muraho 입니다. banyita imuhanirimu nigisha imibare 여러분이 imyitwarire yanjye ahanini iterwa n'ukuntu namwe mwitwaye 악마도 될 수. nshobora kuba sekibi cyangwa nkaba marayika bitewe n'uburyo mwanyitwayeho nta n'ushaka kumwumva 출석 부를게요. reka hamagara amazina y'abaje kwiga ntawe uba ubitayeho urebe abana bibereye mu byabo 수원여고에서 교복 모델 뽑는데요. 저희 학교 교복 hari aharurira ivu hari aharurira ivu avugana n'abafana be 비대칭이에요. 제가 맨날 이렇게 왼쪽으로만 찍어서 그렇지. reka mbere ku ruhande rwanjye rw'ibumoso umwarimu aramureba ni umwarimu mushya wigisha imibare uyu aramwongorera shyushyushyu 쌤! mada 교생쌤! 네? 무슨 일입니까? ni ibiki 쌤 남친 있어요? ugira sherira tangira guserereza umwarimu yiga ko imana yanjye ni umwarimu mushya ngo w'imibare oya nta sheri ngira 쌤 진짜 예쁜데. kubera icyo udafite sheri se kandi uri mwiza 완전 잘 됐어요. cyangwa isura ye barayibaze wari ushaje ariko isura ye irasa neza 잘 됐는지 볼게. 비포도 보여주시. watweretse ifoto yawe ya kera bataragubaga mu isura ukisa nk'umukecuru tukareba wenda natwereka ifoto ya mbere bataramubaga ngo yongere ubwiza ntabwo yagiraga bari kumuserereza n'abana umugore avuye ngo ni umugore wigisha imibare ava yasatira bari kumubaza natwereka ifoto ku bitanu we 성형했습니다. nibyo koko naribagishije ku bwiza 숨축소. ariko ahanini ntabwo nabagishije isura nabagishije amabere kubera ko nkunda gutera ibipfunsi nagira ngo ngire amabere mato atazajya ahagarika 이 반에 ibipfunsi byanjye 딱히 축소가 필요한 학생은 없어. ariko bisa nkaho muri iri shuri ryanyu mwe nta muntu ukeneye kwibagisha 저럽니다. hari ikindi kibazo ushaka kumbaza 이런 식으로. uyu ni umusazi none ubazanye 수업 다시 시작할게요. 수업 시작하기 전에 휴대폰 reka twige mbere yuko twiga 해야 할 것 같습니다. buri munyeshuri wese name telefone ye turashize mwese mume telefone zanyu umwarimu uje none atangiye kwaka abana telefone mu bintu bya mbere byatumye uriya mwarimu bamugezeyo bakavuga ngo yakase imisatsi y'umwana nuko yari yatse icyamamare telefone none uje baravuga ngo buri munyeshuri wese name telefone ye ntabwo bibaho muri iki kigo bisobanuye iki 유행어예요?
저 유행어 잘 모르는 거 아시잖아요. 그래서 릴스도 알아. 한예리 학생. 한iyeri 폰 제출한 mpereza telefone yawe nonaha. Ahereye ku mwana utakinishwa. 방송 Umva ndi live muri kano kanya. 중에서 못 들으셨나 보다. 이거 Menya hari utarumvishe ko n'umuyobozi w'ikigo directeur yamaye uburenganzira bwo gukoresha telefone mu gihe ndi mu ishuri. Uyu mwana yaravuze ngo kugira ngo adafungisha n'umwarimu bari imbere bamuha uburenganzira bw'ikintu cyose akeneye ubanza. 찐 건데. Je bamaye uruhushya. 마지막입니다. Iyi ni inshuro ya nyuma. 핸드폰 Nsubiyemo. 제출합니다. Mpereza telefone yawe washyanuwe. Turashize uyu mwarimu jera. 선생님이 제 Wabibwiye abafana banjye se bibibwirire bari kukureba nyine bakubone mbakwangisha. Mwereka abafana be. Urakora iki? Abarezi ababyeyi b'iyi minsi bose batinya abafana bo ku mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu buri muyobozi wumva uvuga uyobora ibigo by'amashuri ngo kuri Twitter bankize kuri Twitter sinzi ubwo none ubu babaterera kuri Twitter uko biba bimeze. Telefone ayikubita umugerera abafana bareba. We ukorusha nicinze telefone yayimenesheje umugeri. Telefone arayimereye. Turashize. 너 지금 뭐 왜 uri umusazi urakora ibiki? 건 이반 학생들이 ahubwo abanyeshuri nibo basazi. 생각했던 것보다 더 iri shuri uzi ko ririmo abasazi kurusha uko nabitekerezaga. 머리 위에 있으려는 것들 aba bana gute biyumvisha ko bari hejuru y'abarimu? 선생을 공기놀이 대상으로 mwa abana mwe mufata abarimu banyu nk'ari ibikinisho. 보다 구경거리로 만드는 abana baseka bakamwaza abarimu babo. 이런 것들을 교권 침해로 guhera uyu munsi umuntu uzongera kumenyera umwarimu we tuzabifata nk'aho mubangamiye uburenganzira bw'umwarimu. ubundi hari ukuntu twishyizemo ko mu bigo by'amashuri hahora havugwa ngo uburenganzira bw'umwana, uburenganzira bw'umunyeshuri, uburenganzira bw'umwana. ibyana bikagenda bikibagirwa ko na mwarimu agira uburenganzira bwe n'umuntu mukuru agira uburenganzira bwe. uyu rero nicyo ari kubigisha. guhera uyu munsi muraza kumenya ko habaho uburenganzira bw'abarimu kandi mubwangiza mwabana mwe. 도전은 언제나 응하겠지만 je nkunda guhangana 각오해야 할 거. ariko ushaka guhangana nanjye yitegura igihano. 너무 turashize. 하는 거 아니에요? wibura n'uri gukabyara. reka nongere mbibwire neza menye mutamenye. 대한 banyita imuhani rimu. 교육 ndi inspector wa ERPB. 감독관 이말림 nkorera minisiteri y'uburezi. 이 시간으로 guhera muri kano kanya 야구에서 일어나는 nzahana buri mwana wese urenga ku mategeko n'amategeko n'ibintu byose byashyizweho n'amabwiriza y'ikigo. muri Soyuni Girls High School 파괴하겠습니다. kandi ikibazo muzateza nzakirimbura amereye mu mizi. 그 첫 번째 niyo mpamvu intambwe ya mbere yo gukemura ikibazo cy'ubusazi bwanyu mume telefone zanyu. 휴대폰을 제출합니다. mume telefone zanyu vuba. turashize. telefone zose abana bahise bazima. umugore uje ni umurakari ni umusazi kandi ni nabo bazizaniye. umva shyiramo hano telefone yawe. wubatse telefone we ni icyamamare nzakugezayo. abandi bambwiraga nabi gato nkabagezayo nkanswe weho n'abamubwiye neza yabagejejeyo kugeza aho baniyahuye. abana bafite abafollowers benshi bananirwa kuba managinga. 속이기 위한 세컨폰이나 공기가 아니길 바랍니다. nizere ko mutanze telefone za nyazo mudatanze iz'ibicupuri zo gushukisha abarimu. 색까지만 세 nimba uzi ko ari telefone ugisigaranye ngiye kubara gatatu uhita uyizana hano. urebe. rimwe kabiri gatatu. ku kanya ubuduha bujyaho mu kigo cy'amashuri. ubuduha bujyaho urabanza bumena amatwi. abana abari basigaranye telefone zabo zirasona. kumbe bari bamuhaye telefone zitari iza nyazo basigaranye iza nyazo. bahise bashyiraho ubuduha butuma izo telefone bigaragara aho ziri. minisiteri y'uburezi niyo yaje hano izo telefone bazipakire. minisiteri y'uburezi yisiza mu kigo bano bana barikanga. bahita baza bamanika amateleviziyo muri filime. ikigo cy'abakobwa. banyeshuri mutwumve. itangazo rigiye gutanga ryoherejwe n'ishami rya ERPB rya minisiteri y'uburezi. icya mbere iki kigo cy'amashuri bita ngo ni Suyoni muri kano kanya gishyizwe mu biganza by'icyitwa ERPB nibo bakiyoboye. tubaza kwesitara izindi kamera zabo. icya kabiri ubuyobozi bwa ERPB bakoresha metode yose ishoboka mu rwego rwo kugira ngo bigishe umwana. niba handi nyine babemerewe kuba yagukubita nk'urushyi kugira ngo ubashe gutega amatwi, kuba yagucira mu maso kugira ngo ubashe gutega amatwi, mbega na za systeme twakuriyemo twigiyemo z'inkoni nka 50 bo barazemerewe kuba bazikoresha. muri iyi minsi ya none ntago zikibaho. ERPB irabyemerewe. icya gatatu bagomba guhora iteka mukurikiza amabwiriza ya inspecteur.
icya kane 불복종 시 어떤 ikintu cyo gusuzugura abayobozi 또 책임지지 않습니다. ibyo ngibyo ni ibihano bikomeye cyane bizaba bigutegereje. mbega umwarimu agomba kubahwa cyane. wahise yinjira. 교권보호국에서 나왔습니다. nanjye noherejwe na ERPB. bana barikanze ibintu birahindutse, ikigo kigiye kujya ku murongo. 명령 불복종 시. akantu ko gusuzugura abagukuriye mwakumvishe 들었지? karabateza ibibazo. 운동장으로. mwese mbabone mu kibuga nonaha. mu kibuga 종에 적으시면 됩니다. 하지도 않은 일에 무고를 당해 mwese nabahaye amafomu mugiye kuyuzuzaho igihe waba waragiye ubeshyerwa n'umunyeshuri. nimba uzi ko ari ikintu umunyeshuri igeze kukubeshyera, umunyeshuri igeze kukurega kandi uzi ko utagikoze, byose mubyandikaho. tuje mu iperereza. 왕따를 당하고 있다. nimba umunyeshuri yarigeze akora imyuzure akagutera ubwoba, ubyandike. 형, nimba wabuze umwarimu mugenzi we cyangwa uwo mukora n'uhohoterwa n'abanyeshuri, mubyandike. uri kumva ahantu ariko isi iri kugenda igana, kubera abana bagiye bahabwa uburenganzira bwinshi, kandi bino bitangirira muri bino bihugu byateye imbere nimubibona mu mafilime gutya, ariko usanga hari ibihugu bitaratera imbere nk'ibyo muri Afurika, nabyo ubona ko ariyo nzira biri kuganamo. umwana ahabwa uburenganzira, umwana ntakubitwa inkoni, umwana yubahwe, uburenganzira bw'umwana, umwana akagenda akibagirwa akagira ngo ni wenyine ugira uburenganzira. mu myaka nk'icumi iri imbere 20, abarimu baba basigaye batinya abana, avuga ati umwana ninamureba nabi gato baranyirukana mu kazi cyangwa mfungwe. umwana icyo gihe aragenda agakora ibyo ashaka, ku buryo bigezaho noneho minisiteri isigaye iza gukora iperereza ivuga ngo umwarimu waba warahohotewe n'umunyeshuri, umunyeshuri waba waranyuzuye umwarimu, byose mu byandike dukora iperereza. aho niho isi iri kugana. 아이들이 무서워서 gute mutinya abana bato? 어쩔 수 없이 ahari wenda reka mbyihanganire, mushobora kuba n'ayandi mahitamo mufite, 뭐든 좋습니다. ariko icyo ari cyo cyose 말씀해 주시죠. mukitubwire icyo mwakorewe n'abanyeshuri muri sare y'abarimu. 하시는 거는 교권국의 전권을 넘기겠다라는 뜻으로 guceceka kwanyu ngiye kubifata nk'aho muduhaye kontorore nka ERPB kugira ngo iki kigo tukiyobore neza. umva ishuri ryacu nta kibazo rifite. 무서워하면 uwo ni umuyobozi w'ikigo directeur uri kuvuga ayo magambo ngo ishuri ryacu nta kibazo rifite, tumeze neza, imihigo irakomeje. abantu bakuru mu gihe batinya abana, isi yaba igiye kurimbuka burundu. 선생님은 더 하지 않을까요, 선생님들? ese ntabwo mutekereza ko ari bibi cyane no kuba abarimu batinya abanyeshuri? 고민하지 마시고요. ntimutekereze ibintu byinshi, 그런 거 아니니까요. ni ibintu byoroshye. 언제든 뭐 생각나는 거 있으시면 적으셔서 mbahaye umwanya nunabitekereza nyuma uze kumbwira, ubwire mwarimu inhan cyangwa njye. bano barebye hanze baza ba banyeshuri bari barigize nabi ngo nabasireye queen, umwarimu yabaryamishije mu bitaka ari kubakoresha siporo. 좋겠네요. 예. urebe barumiwe, ba banyeshuri baza ngo bateye udupassing, imyenda yabo nikorwaho, bari kubakoresha amasiporo bagabanya imiteto no kwigira amasireyi. udukobwa turi muri imyaka ubusanga no gutera intambwe ngo tugende bitugora. harako mfite uzi kugambagara ngo ngwino ukabona kari kugenda kinyonga kikaraga, nimba ari ndubu kitayo naho kazi kari uruzingo ari gato. twana twiga segonderi sinzi ibintu bidushuka. we yaje muterera isari. 저희 친구들입니다. 특수전사령부 특임단 예비역 중사 1. umva ndi sergeant banyitaye muhani rimu ndi special force, 물론 교권보호국 근무를. banyohereje gukorera muri ERPB uyu munsi. 야, 뭔 민간인끼리 신고야. 야, 쉬워. we hano turi abasivile ntabyo kuripotinga gutyo no gutanga amasari. 연결! naho mukubitira agasari. nimbe baraziranye. yeah. iyi niyo muhaye akazi, ni umukobwa w'umusazi bamuzanye mu kigo cy'abanyeshuri b'abakobwa bigize abasazi. ubundi umusazi bamuteza umusazi umurenze. 자, 둘. buno bwana bw'umukobwa bwigize ubusazi buhuza n'inshinzi nkuru ikabushyira ku murongo. 공근대사. uyu nguyu rero niwe unyugirije bamwita bongo, 봉사. deputy bongo. 봉사? sibyo deputy bongo we? 그건 아니야. uyu ntabwo ari deputy gusa, 카이스트를 2년 만에 uyu ni umuhanga amaze imyaka 2 arangije kaminuza mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga, ni mubi cyane. 선배님이랑 같은 부대에서 근무해. uzi ko nanjye nakoze muri wajini, byiza guhura nawe. 봉근대라고 합니다. amazina yanjye banyita bongo. karamukanda ni agakobwa k'agasazi karamukanda, ni agasirikari karamukanda. uyu mukobwa ni umusirikare. 입니다. 처음 만나면 나눴습니까? narindi kubanza kumuhabya amenye ko ahuye n'umuntu udasanzwe. 애가 좀 원래 또라이야. umva uyu mukobwa rero ni umusazi. do rebe 근데 언제 말씀해 주실 겁니까? urambwira ryari nkubwira iki? 왜 뽑았는지 출근하면 말씀해 주실. kubera iki wanzanye muri kano kazi? 방금 말했잖아, 또라이라고. impamvu nakuzanye muri aka kazi ni uko uri umusazi koko se. 오케이. ntibaza ariko ngo kuba bamwangaje nuko ari umusazi. kamubwire
애들은 갈수록 영악해지고 우리 상식으로는 이해할 수 없는 짓들을 벌이고. umva abana muri iyi minsi barahindutse basigaye bakora ibintu byuzuye amafuti uburyarya n'ububeshyi buteye ubwoba bushobora kugirira abantu nabi. 감다 맞습니까? umusazi agomba gukubitishwa umusazi. yego 마음대로 할 수 있는 곳이다. 그건 진짜 맘에 ibintu bijyanye n'abasazi rero niyo mpamvu twabigushyizemo ibyo ndabikunda cyane mujye muma abasazi. ni umugabo 딱 한 가지. wibuke ikintu kimwe 너 누구 죽이면 안 돼. ntugire umunyeshuri wica turabizi uri umusazi. niwumva Dagedaga. igihe kigeze ngo wice umwana Ya. ufate mu kiganza cyawe Ja. wandikemo inshuro 3 ikintu bita kwihangana. uyu mukobwa ni umusazi ku buryo muri briefing bamuha bagomba kubanza bakamubwira ngo wa mukobwa we nubwo tukuzanye muri bano bana turakuzura umusazi ushobora kwica umunyeshuri. nuwumva ugiye kwica umunyeshuri ujye ufata ikiganza cyawe wandikemo ngo kwihangana. harya kwihangana babyandika gute? gutya. 뭐 어질어질하지? 응? 그래 야 우리 봉사가 umva Deputy Bongo mwigisha ukuntu bandika ijambo kwihangana nta nibyo azi. mbega mu bintu byose yize ijambo kwihangana ntago azi kuryandika. bivuze ngo uyu mukobwa ntago ajya yihangana. yaje kumwigisha ijambo kwihangana baryandika gutya. niwumva 마음을 aza kumwereka ijambo kwihangana ngo ukuntu barikora. 시험 볼 때 이렇게 외우긴 했었는데. 저기야 심장을 도려낸다! 숙지했습니다. 감사합니다. abanzi nzabakuramo imitima. umve yarikanze. Whereas mukobwa ni umusazi bazanye. bino bano banyeshuri bigize ngo ni abasazi babazaniye umusazi ubarenze. 경례 금지. we ibintu by'amasari bigabanye kandi. 이건 좋아. urebe yasigaye hano. 봉사, Deputy Bongo asigaye akora muri kantine. niho yaje kunekera. 네, 사무관. 여기 여고에서 제일 위험한 곳이 어딘 줄 아세요? uza ahantu hambere habi cyane hateye ubwoba mu kigo cy'abanyeshuri b'abakobwa. 바로 이곳. ni hano turi. abakobwa biga mu kigo cy'abakobwa ahantu baza gufatira udusinakisi niho hantu haba hateye ubwoba. niki kiba giteye ubwoba se? uzabibona niho bamuzaye gukora muri kantine abanyeshuri baza gufatiramo utuntu tw'udusinakisi gake gake n'utuntu tw'udufanta. yari hano yumva imirindi yumva imirindi yumva imirindi yumva imirindi. turashize yumvisha imirindi. ko mu banyeshuri babashe kurwanira aho bafatira ubuntu bw'ubusinakisi. urebe baramugonze baza bamugonga. urebe abana baza bafata ubuntu bw'ubusinakisi gake gake. urebe Deputy Bongo bamutaye hakurino. muraho muraho. 지금 다들 어디 가는 겁니까? 수업 끝났잖아요. mwese mu gihe ishuri ryarangiye 우린 그럼 kwiga byarangiye turitahiye. 합니까? ntago mukoropa amashuri yanyu mbere yo kugenda. 선생님이 하지 말라 그랬어. mwarimu yatubwiye ko nta shuri dukoropa. 왜 한다고? siko watubwiye rata uyu mwarimu bamuteye ubwoba. kano kana karamukanze rata se watubwiye ko tutari bukorope. yego mwarimu yemeye ko ishuri ari buri gikoropere. uyagakurura ibikote wa ruzingo. 지시사항 못 받습니까? ntago wumvisha itegeko ngo uhaye ridasanzwe. 이게 까불면 죽습니다. numenyera inspector ndakwica. karamwishikuza biranga. wakagurye 사용한 사람이 하는 겁니다. ahantu hakoreshejwe n'abantu mbere yo gusohoka barabanza bakakoropa. mubanze mukoropa ishuri yarikanga. abana babazaniye umusazi. nta muntu n'umwe urenze udasanzwe hano mwese murangana. wera uyu munsi muzajya murangiza kwiga mukoropa ishuri mubone gutaha. muterure intebe nonaha muzegeze inyuma. inyuma vuba. babazaniye umusazi biriya bari barigize. babazaniye umusazi abakobwa bari barigize inshinzi barigize abantu barenze. murabizi iri karo muri korope ku buryo nzajya ngirebamo nkabona ari nk'ikirahure. abana b'abakobwa bari barigize nabi. aba ni abana bavugaga ngo ishuri ntabwo turi koropa. mwarimu wacu bari uri koropa. mwarimu akabyemera kubera ukuntu bamuteye ubwoba. aba ni abanyeshuri bagukanga ku buryo waniyica. 않을까요? 그 학부모님들 항의가 있을 수도. umva ababyeyi b'aba bana bashobora kwigaragambya. hari uwaje hano arabafotora abafata video. n'abanyeshuri bavumbuye ko habaye ikintu cy'imbuga nkoranyambaga ngo habaye ikintu bita Twitter sinzi ukuntu yateye abantu ubwo. abana batangira kwandika ngo dore umugore batuzaniye ngo ajya dutoteza mu kigo. ari uri kumureba ni wa mwana bita Yeri w'umwinfluencer. yasuzuguwe bamuzaniye umusazi arakora iki?
ariko reka tugaruke kuri minisiteri y'uburezi. Yeah. Deputy Bongo hakorino uyavayo ni inspector 수고하셨습니다. uyu aramubanira. 경례 금지. sinakubwinga ibintu by'amasaro biri ko twabaye abasivili. 네, 알겠습니다. ndabyumva. 뭐 특이한 사항 없었어? 저 손이 안 그래도 보고 드리려고 했는데 hari raporo nashaka kuguha. 많이 두려우신 것 같습니다. uriya mwarimu bita Junga afite ubwoba 걱정을 엄청 하셨습니다. ku buryo yanambajije ese kuko turaza gukomeza bino bintu abana tuzabashyire ku murongo. 소연여고 전교생 SNS. ndagira ngo imbuga nkoranyambaga z'abanyeshuri bose biga hariya muzinjiremo 제가 taza kuzikoresha batera ubwoba barimo. 아닙니다. 그래 수고해. sawa muzinjiremo abanyeshuri bagiye kubahakinga binjire ku mbuga nkoranyambaga zabo nizo bakoresha bashaka gusebya abantu ngo nakoresheje Twitter ngo nakoresheje Instagram ngo umwarimu mushyize hanze aba arizo baheraho bahakinga. 동사무관. Deputy Bongo atinya n'umugore abona ameze nk'umusazi. 업무는 지휘체계가 있어야 효율적으로 운용된다고 생각. akazi kugira ngo gakorwe neza hari amategeko agomba kuba yakurikijwe cyangwa se yatanzwe. 아무래도 명령 체계가 있어야 된다는 소리야. hano rero tugomba kubahana uko dukurikirana dusumbana. 몇 급? weho uri ku mwanya wa kangahe? 5급. gusa si nk'uwa gatanu. 난 1급. ni njye wa mbere 연장자니까 앞으로 ndanakuruta 날 따르게. amabwiriza yose nzajya ngo ujye uyubahiriza. 전교생 SNS 조사 부탁해. 전교생. buri munyeshuri wese yinjira mu mbuga ze nkoranyambaga tumuhakinge. nonaha se bwije 안으로 부탁해. umunsi urangira abanyeshuri bose wabahakinze. 전저급이야? rebe abana bagiye kubahakinga 맞네. ku buryo batazongera gupfa gupostinga ibyo biboneye ku mbuga nkoranyambaga zabo. kandi nusoza umbwire. Yesu azana umuhanga cyane mu by'ikoranabuhanga abanyeshuri bahakinge babinjire. yarayakora aza kureba amafoto yose y'uriya mwarimu bakomeje gutera ubwoba mu kigo. uyaje hano basanze hari umuntu wiri gufotora uriya mwarimu. uyazana 죄송합니다. mbabarire 잠시 시간 좀 빌리겠습니다. iri shuri ngiye kuba ndiganiriza akanya gato. rebe agaragaza amafoto y'umwarimu. 뭔지 압니까? aya mafoto murayazi ni amafoto y'umwarimu bagiye bapostinga ku mbuga nkoranyambaga. 올린. aya ni amafoto ya mwarimu wanyu mwamufotoye atabizi muyapostinga ku mbuga nkoranyambaga murayeditinga mwongeramo n'ibindi bintu mumeze nk'abari gusebya no kumwaza no gukinira ku mwarimu wanyu. 여긴 허위 사실을 ibi ni ibigaragaza ko mukwirakwiza amakuru y'ibihuha. 이는 명예훼손. iki ni igikorwa cyo gusebya umuntu ujyanirwa n'icyaha cy'amategeko. 한국은 guhera uyu munsi 사이버 교권 침해를 제재하고 umuntu uzongera gufotora umwarimu akamupostinga ku mbuga nkoranyambaga ze azaba arenze ku mategeko y'uburenganzira bw'umwarimu amurengera. 애들 SNS 뒤지는 거 인권 침해 아니에요? none se ahubwo mwebwe kuba mwatwinjire mukaduhakinga mukinjira mu mbuga nkoranyambaga zacu ubwo mwe ntimwarenze ku mategeko y'uburenganzira bwacu. kandi nibyo koko nta muntu wemerewe kwinjira muri telefone aguhakinze. 맞아요. bino ni ukwangiza uburenganzira bwa muntu mwaduhakinze. 하는 거죠. 교권. ese RPB ubwo bushobozi irabufite bwo kwinjira muri telefone y'undi muntu bwo kuduhakinga. 권한이 궁금하면 교권국 홈페이지에 들어가 nimba mushaka kumenya ubushobozi bwacu ko bungana musure ibiro bya RPB 거 musure na minisiteri y'uburezi. yararebye abona bahora bamupostinga mu makomenti bakamutuka abona yarasebye burya atabizi kubera kutaba ku mbuga nkoranyambaga. bajya bamucunga ariko cyo bakamufotora. 운동장으로 집 abo ngiye guhamagara amazina mpite mbabona mu kibuga nona ese aza kubakoresha amakeri. aba ni abagiye bafotora umwarimu bakamupostinga yaje kubakoresha amakeri nicyo gihano yabahaye. nta mikino iri hano. 진짜 존나 다리 아파. amaguru ari kundya amakeri ngira aryana. 뻔한 거 아니야? ase bino ntabwo muri kubibona. 흔들어 달라고 교권국에 숨지른 거 아닌 거 같은데. wabona mwarimu ari we wahamagaye bari abantu ngo baze kudutera ubwoba ba RPB. 우리 이유가 없잖아. 고영수 선생님 때문일 수도 있을 wabona ari ukubera Mr. Ko yiyahuye muri iki Kigali yo mpamvu baje. 뿐 아닌 거 알잖아. kandi twese turabizi ko uriya mwarimu Mr. Ko wiyahuye turabizi ko atafata umukobwa ku ngufu. nyagasani abanyeshuri barabizi bazi n'uwabikoze ngo twese turabizi. wabona impamvu RPB yaje batangiye kutunaniza baduha ibihano byinshi ari ukubera ibyabaye kuri Mr. Ko wiyahuye kandi twese turabizi ko atafata ku ngufu nk'uko yabirezwe na Hayiri. hano abanyeshuri batangiye kuba ubundi turi guhanwa hejuru y'amakosa yakozwe n'umuntu umwe. 선생님이 예리한테 그러시는 거. yeri wigeze umubona Mr. Ko 있어? yeri yahita avayo muri kuvuga ibiki
내 얘기라도 했나? abanyeshuri bameze nk'abatangiye kurakara barakarira kano gakobwa katumye Mr. Ko yiyahura none bikaba bitumye ERPB imanuka ikaba iri kubashyira ku murongo. 형우 얘기하고 있었지. twari turi kuganira kuri ERPB twibaza igihe bazavira hano ngo bagende. barabeshya nuko babonye yeri. 좀 갈 거야. 걱정하지 마. nimugire ikibazo ERPB ndaza kuyirukana hano iragenda. barava hano bagende vuba. ni cya cyamamare ni influencer wacu. barakwereka Instagram ya Hayeri yaje kureba uriya mwana Hayeri abamustokinga ahora amupostinga birikanga bamusebye naho atuye abana barahazi birikanze abana bahora mufutura bakamupostinga ku mbuga hatuye barahazi byose bebe ureka kana bita hani yari kaba kamwinjiriye bamwe influencer tuverara tugaruke hano. 진짜 그만둘 생각이야? koko urashaka kuva mu kazi ko kwigisha? 이게 너무 많잖아. 애들 생활지도부터 행정 업무까지. urabizi ku ishuri aba akazi kenshi umuntu aba ahanganye nako. 그거는 강의에만 온전히 집중하면 될 것도 같아. byibura umuntu ahinduye ikigo yaba yibanda ku kintu kimwe atarimo guteshwa umutwe n'abanyeshuri. 우리 중에 나중에 누가 교장될까? 선영이 네가 압도적 1위였어. uzi ko bendaga gutora 그러니. umuyobozi w'ikigo kandi yagombaga kuba weho wiva hariya. 아이, 나도 좀 즐기면서 살려고. natekerezaga ko ubuzima buzanryohera. cyamucanze. 우리 학원에 소연여고 다니는 애들 많아. hari abanyeshuri benshi bigara bagiye baza mu kigo cyacu hagoni. 학원이나 학교나 다 똑같아. 여기라고 쉬운 거 없고. na hano riga ntabwo byoroshye ameze nk'uwaje gusaba akazi hano kugira ngo asezere hariya yigisha bari abana arabona bari abana badashobotse. 다시 얘기하자. aho abari bose batinya abana bagahunga bakavuga ati uyu mwana azangezayo ugahungira mu kandi kazi. nyumvire niyo situation turi gushyiramo abana mubarira abajeyi. akunino 안녕하세요. muri aho wa munyeshuri yaje hano. uyu mwana we mubonye barikanga yaje kureba uno mugore. uyu mwana we mubonye barikanga n'umwana wakugezayo ni icyamamare ngo yakwanika yagushyira ku mbuga nkoranyambaga. Madamu Jungu. 하다가 도저히 안 풀리는 hari 게 ibibazo narindi gukora by'imibare ariko bigeraho birancanga. 이거 18번이요. wankosoye iyi mibare ni gutyo bayikora ko bino bintu ngiye nabonye bidahura. 이거 kano 이거는 조합의 정의를 알아야 풀 수 있는. atangira gusobanurira umwana. uyu mwana baramutinya dore ukuntu bari bose bamureba bafite ubwoba. yatangira gusobanurira umwana aramufasha gake gake. sobanurira umwana. umwana atangira kureba hakurya. uyu mwana aragenzwa n'iki? 3번. igisubizo ni nimero 3. 진짜 헷갈렸는데 byari byancanze rero 쉽게 알려. ariko uransobanuriye ndabyumvisha. 걸 그랬나 봐요. nakagombye kuba naje kukureba kare. umwana yitacaho. 혹시 문제 풀다가 모르는 거 ese gukora ibibazo ntibizajya byongera kunanira njye nza ngusaba ubufasha? 그럼. cyane ujye unsaba ubufasha. 있다. sawa. umwana arako yigize umunyeshuri mwiza. muri aho mubyeyi. umwana w'umuzi umuntu unaniranye none atangiye kuza kwisabisha ubufasha ku barimu. biriya bikorwa n'abana b'abahanga. 우리 지난 시간에 배웠던 조건부 확률이요. batangiye hano kuza kwereka abana ibyo bize ubushize. 조건부 확률 이용해서 문제 한번. banaza kubigisha. inspector asigaye aba ahari. 12까지 자연수 중 2의 배수를 뽑았을 때 PA는 umwana anatangira kwiga ashyizeho umwete. 그지 12분의 6이지. tangira gusobanurira abana imibare. uyu aracunga akantu ku kandi. arabona abana bitonze bigize abantu bashaka kwiga cyane byamucanze. abana arabasobanurira. 한번 풀어볼까? kino kibazo tugikemurire hamwe tugisubize. yego madamu. ninde ushaka kugerageza? jiri sanga hwi. abana baramanika. rebe 민서 한번 풀어보자. 민서 나와볼래? yarikanze. abana bagiye ku murongo. uyu mugore zose yishimye. abana batangiye kujya ku murongo. madamu Jang, uyu munsi watwigishije neza twishimye urarenze. abana batangiye kujya ku murongo rwose bari kwiga neza. madamu Jang, 쉽게 휘둘리시면 안 됩니다. bano bana ntibagushuke. 가스라이팅 하는 걸 수도 있습니다. bari abana n'indyarya n'ababeshyi. 것 같습니다. ukomeze wicunge. bashobora kuba bashaka kuguca muri humye ngo ubizere. ibyo ndabizi. 이게 거짓말이든 nimba ari byo cyangwa atari byo
어쨌든 변하고 있잖아요. basi ndi kubona ko abana bari guhinduka gahoro gahoro 이렇게 된 것만으로도 kandi byose turabikesha ikigo cyanyu ERPB 나예요. kuba naha bigeze turahashimira abana babasha kutwumva bari bazi ko bino bintu bitaba bari abana nta muntu waza ngo bambure telefone nta wagira uti guta umwana yigana fone rebe kwereka mwarimu yaje hano mwarimu yaje hano 선생님, madamu Jung wa mwana mugwaho 예리야, 여기 ni yeri wa mwinfluencer niki kikuzanye hano 웬 친한 척이야 싶으시죠? ushobora kuri kwibaza impamvu ndi kuba umwana mwiza muri iyi minsi 예전부터 친해지고 njye ndifuza kumenyana nawe birenzeho 저 오해하시는 것 같고 ariko bigasa nkaho umfata uko nari 나 막막하고 rero nari nabuze aho mpera ngusobanurira ariko 있어요. byantwaye akanya 입니다. umbabarira aho nagukoshereje nicyo nashaka kukubwira 네, 라방 어떠세요? none se ubutaha wazatwigishije umuntu ari live kuri 사람들한테 TikTok abafana bari kureba ukuntu twiga dusubiza ibibazo 좀 풀리지 않을까요? ushobora no gukemura ibibazo biri hagati yanjye nawe rega burundu umwana arashaka ko bazajya biga bari live agasubiza bari live sase bonye document yanditseho yeri 대해서 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같은데. je nawe byaba byiza tuganira na ERPB 그것 때문에 엄청 곤란해요. ukaba tuganiriza ERPB 하는데 abanyeshuri bakomeje kunsaba ubufasha ngo ERPB tuyirukane hariya 가요? turi kugufasha kuba abana beza dufashe nawe ERPB tuyirukane sasa abanyeshuri bamusabye ngo dufashe kwirukana ERPB mu kigo uyu mugore yagize ubwoba uyu mwana arazi ko abana babaye seri bashaka kwiga kumba bari kuvuga ati turakubera umwana mwiza twige neza 쳐보셨어요? wigeze usohoka mu ishuri utarangije kwigisha ngo iki baje kuganira nimba bitaraba ari kabibi yaje kumuganiriza dore abanyeshuri 저렇게 예쁜데 bari abana b'abakobwa ni beza 어디서 그런 괴물 같은 애들이 나오는지 그죠? ariko iyo ubitegereje neza usanga ari utunyamaswa 하고 싶으신 거 urashaka kuvuga iki 언제까지 당하고 계실 거예요, 선생님? ese uzakomeza guhishira bano bana kugeza ryari nicyo gihe ngo birangire 이거 보세요. reba ino video 예리가 올린 제 모습이에요. iyi yari ifoto yanjye na yeniri 지우고 또 지워도 금방 또 다른 곳에 올라와요. buri gihe ndayiripotinga ngo bayisibe ariko ihora igaruka ku mbuga nkoranyambaga buri ikintu cyageze kuri internet ntabwo wakibura 평생을 ibi ni ibintu nzabana by'ubuzima bwanjye bwose ngo nakase umusatsi w'umwana kumbe nari ndi kumukuramo shikarete mu musatsi 살아야 돼요. ni ikintu kibankoreye 또 지치면은 bino bintu ndi kubirambirwa 저도 결국 고영수 선생님 ese nanjye bizageraho niyahure nka Mr. Ko kubera bano bana bantesha umutwe umva barimo aho bigezeho bashaka kwiyahura kubera abanyeshuri 학생이 무서워요. bari abanyeshuri nsigaye mbatinya 안에 예리 손만 봐도 심장이 떨린다고요. uriya mwana yeri yakuyeho telefone y'umutima wanjye uradiha cyane ubwoba bukanyica 제 약혼녀가 fiance wanjye yari umwarimu 그 2년 전에 imyaka 2 ishize 가르치던 학생한테 yabuze ubuzima bwe 이름을 잃었어요. yishwe n'umunyeshuri yigishaga turashize 촬영하겠습니다. 오케이, 좋아요. 선배님 너무 좋아요. fiance we haburaga gato ngo bikorere n'ubukwe barakwereka madamu hano nako bari baranasezeranye ubukwe bwari bwarabaye 신랑님 손 좀 잡아볼게요. sheri we sheri we yagiye muri koma muzehe yari ahari rebe yeah. Yeah. yaje hano
yaje kureba sheri we Gayoni. 나 나왔어. Gayoni ndi hano. wakoze kuntegereza sheri we nuko byagenze. Yeah. 그래서 고영수 선생님 그렇게 되시고 나서 ubwoba ufite muri kano kanya ndabwumva. 저도 잘 cyane cyane nyuma y'ibyakorewe Mr. Ko bagatuma yiyahura bamubeshyera. 드리는 겁니다. niyo mpamvu nje kugusaba kino. 위해서가 아니고요. ntago ari weho ngira ngo ubikorere. 선생님이 가르치는 아이들 위해. ndagira ngo tubikorere ahubwo abanyeshuri wigisha. we wibyikorera bikorera abanyeshuri wigisha. 선생님 저희가 Madamu Jang 왜 왔다고 생각하십니까? utekereza ko ari iyihe mpamvu yatumye tuza muri iki kigo nka ARPB? 고영수 선생님 mwaje kubera Mr. Ko yiyahuye? 저희 선생님 때문에 왔습니다. oya turi hano kubera weho upfuye yaragiye turi hano kubera weho. 그 아이들이 선생님 구해달라고 요청을 해요. bano bana badusabye ko tugutabara. 3학년 4반 abiga mu wa gatatu n'abiga mu wa kane 계신 반. bano ni abanyeshuri wigisha batwandikiye. yaje kuri bano 제요. 저는 banyita Park Suji 다니고 있는 niga muri Soyuni Girls High School. 임 선생님에 대한 이상한 루머랑 비방 ubwo twabonaga ko ARPB mufasha abarimu hirya no hino n'ibibazo biri mu bigo by'amashuri twahisemo kubandikira. 정선영 선생님 nyagasani uyu mwarimu DC 글을 올리 yararebye arumirwa. muri ririya shuri yigisha yumva ko abana bose yigisha ari abana babi. harimo abana b'abakobwa bamukunda, ni nabo bandikiye Minisiteri y'Uburezi barasaba ngo mutwohereze ARPB itabare kuko uriya mwarimu nawe ashobora kuzagirirwa nabi nk'uko Mr. Ko yagiriwe nabi. yamenye ko nubwo bari abana bamutera ubwoba ariko harimo abana bamukunda banamutabarije ARPB. ati turi hano ku bwawe twaje tuje kukurinda. yarabisomye ararira. bivuze ngo harimo abana beza bazima, ntago abana bose baba amabandi. barimo abana beza bafite umuco na siporo. 이번 상황을 심각하게 봐주시고 bino bintu mubikomeze muze murinde mwarimu wacu Janga. 주시는 선생님들이 더 이상 hari 상처받지 abana baba bacecetse mu ishuri bashaka kwiga ndetse n'abana baba bashyigikiye mwarimu wabo mu ibanga bicecekeye. dore ngaba n'abana baba bacecetse bakurikiye mwarimu wabo ariko bakabangamirwa n'urusaku rw'amabandikazi, cyane ko buri abana bamaze kwigira nabi muri iyi myaka. ngo no mu ishuri ngo baba bafitemo twa vape, nawe nyumvira amabandi. 똑같이 공개 놀이를 한다고 다 같은 마음은 아니었던 것 같아요. abana nubwo bakina imikino imeze kimwe ntago batekereza kimwe. 그럼 예리가 무서워서 hano muri iri shuri harimo abana batinya wa influencer Yeri, niyo mpamvu baceceka. ariko buri gihe baba bibaza ngo 느끼고 있었던 nimba mwarimu wacu nawe ubwe atinya abanyeshuri yigisha, ese twebwe abanyeshuri twabikoraho iki? hari ububaye ikigwari nk'umwarimu. nimba mwarimu utinya abanyeshuri wigisha bamwe na bamwe, n'abandi banyeshuri bakubahaga nabo ubwabo bitangira kubacanga ati se ubundi uyu mwarimu bitebye. abana baranditse ati turifuza kongera kubona wigisha wishimye. yitekereje abana bamukunda mu ishuri bakeneye kumubona yigisha yishimye, aseka, akabigisha neza, bagafata. 그리고 그 아이들을 구할 수 있는 유일한 사람이 umuntu wenyine ushobora gutabara abo bana ni weho. abo bana bashaka kwiga bagukunda, bagutabariza, bakubaha. 학교를 바꾸는 거 그냥 일시적인 조치에 지나지 않... twebwe metode twakoresha duhindura ikigo n'iza akanya gato, ariko ni inshingano zanyu abarimu, nimwe mugomba guhindura iki kigo, ntago ari ARPB. 다시는 학교에서 다치는 선생님 kandi twebwe inshingano zacu nuko nta mwarimu uzongera kubabarira mu kigo. 국이 지켜드리겠습니다. twebwe tuzabarinda. mbega ni nko kubwira uno mwarimu ati weho genda wigaragaze nk'intwari
umere nk'uhagarikiwe n'intare, kuko twebwe ibyo twakora byose umunsi twavuye hano tukagenda abana bazongera basuzugura abarimu kuko twebwe RPB tudahari. Ariko mu gihe mwebwe mwakwigaragaza nk'abarimu nk'intwara, abana mukabashyira ku murongo, niyo RPB twaba tudahari abana bazakomeza babubaha. Atari kukibuka ko tukurinze, nta muntu wagukoraho duhari, turaguhagarikiye. 미기를 포기하지 말아주세요. ibyo kuba umwarimu bireke, 부탁드리겠습니다. ndakwinginze. ibyo kuba umwarimu wa fake utinya abanyeshuri bireke. dore abanyeshuri ngaba, dore two babibereyemo bakora ku misatsi. Meteresa arahageze, mvuko baba bamuseka ariko baza kwicara. uza kumuhagarikira ari hano. 쌤! Jung, 라방 생각해보셨어요? ibyo nakubwiye wabyumvisha byo kugira ngo twige uyu munsi ndi live kuri TikTok. SN스타 예고했더니 벌써 반응 폭발이에요. uyu munsi na postinze mbwira abafana banjye ko turi buze kuba turi ku mbuga nkoranyambaga. si wabyemeye? 하실 거죠? urabikora, turaza kwiga turi live. 미안. umbabarire, 나 그거 못할 것 같아. ntabwo bishoboka ko twakwigura live. byose ni ibiki? mwarimu yahindutse. bana barikanze atangiye areba bwa bwana bwamusabiye RPB kiza bamukunda. 자, 수업 시작. mureka dutangire kwiga. 페이지까지 했지? harya twari turi kwiye page 잠시 ya 38. hari abana bashaka kwiga babibuka ibintu byose, banibo bamutabarije. 38. page ya 38 n'iya 39. arandika ubumenyi arabutanga. mwarimu urebe 한예리. yeri 나와서 이거 풀어봐. ngwino ku kibaho usubize kino kibazo cy'imibare. akana karamusuzugura kibereye mu ndorerwamo. none ubwana buri muri iyi myaka akaba kumva ko gusuzugura nka animatrice cyangwa ngo umuyobozi ngari bw'uburenze. 들려? ntabwo uri kunyumva. ngwino usubize iki kibazo. karamusuzugura ari akahe sisha? karamusuzugura kari mu ndorerwamo. 얘기하자. niweho mubwira amwambura indorerwamo. 나와서 문제 풀어. jya gusubiza ikibazo ku kibaho. kana karamureba ariko wowe wanyibagiwe umaze kumenyera. baramuseka usigaye umenyera ibyamamare. 왜 이러지? urakora ibiki? 아니라 알겠습니다. mu gihe nkuvugishije ujya uvuga ngo yego mabuja, yego madamu. 아, 싫다고요. ndabyanze. 문제 풀어. haguruka ujye gusubiza ikibazo. hano yeri 제 수업. madamu, 입니다. iri ni ishuri ndi kwigishamo. ishuri ryanjye rikamvuga n'abanyeshuri banjye w'imvangira. mwarimu bamugiriye inama, bana bamusuzuguye bakubaha ba RPB. RPB igiye bakongera bakamusuzugura. yavuze ati ngomba kubyikorera. bapfa ko baraje kumurinda. 나와. aramukuru banafanye wanshinzwe turashize. ibintu bitigeze bakurubana umwana, abantu bose batinya kurumana icyamamare. subiza ikibazo. mvuze ngo iki? 못 풀겠는데요? ntago ndi bugisubize noneho. 답해. zana ikiganza ngo ukubite inkoni. ubundi uyu muco ninde wawuciye ngo ntibagakubita abana? nawe yararezwe n'inkoni. uwo muntu icyamunyereka. zana ibiganza tugukubite. turashize. kubita ikiganza. yes dore inyuma karashika ngira seribura. hiwana umwarimu atangiye kugaruka mu bundi. iriya niyo systeme y'abarimu. ubundi umwana aba agomba kubona mwarimu akagira ubwoba. ubundi gute mwarimu aciringa n'umunyeshuri? ntago ndi busubize. kabamena amatwi. 무슨 빠듯해. zana ibiganza nkubita. udasubiza nkubita. mwarimu ndavuga ugasubiza. zana ibiganza. nimba ibihugu byateye imbere nka Korea y'Amajyepfo bikinyuza akanyafu, abanyeshuri ibihugu bikennye bigendera kuki? bivuga ngo umunyeshuri ntagakubitwe. arakubita. umwana yarakubiswe mu kiganza. umwana arakubitwa agacika ibisebe akabyimbirwa. ibyo biremewe. ariko umubyeyi w'iyi minsi, kubera nawe muri iyi minsi babashotse ababyeyi ngo nkubitire umwana utengo nanjye simukubita. ibaza umubyeyi ariko ntago nakabaye ngo kubise. 거였어. 지금부터는 guhera uyu munsi 바로 잡을 거야. ibintu byose nangije ngiye kubisubiza ku murongo. 거고. nzajya mbabaza munsubize. 공개할 거고. mwese murebe ku kibaho. 수업 듣게 할 거야. kandi twige turi seri. 못하면. ukora ikosa. 잘못하면. ukora ikosa 혼낼 거야. nzajya ngutuka. 이렇게 때려서. nibikunanira ngo ukubite mpaka usubije.
나를 위한 게 아니야. ibi ntabwo ari njyewe uri kubyikorera. 너희를 위한 거야. ibi nimwe mba ndi kubikorera kugira ngo mwige neza. 선생님은 abarimu 학생을 올바른 방향으로 이끌어야 할. nitwe dufite ubushobozi n'inshingano zo gushyira abana mu cyerekezo cy'ejo hazaza hazima. 움직이지 마. ntimuvaho muri bano bari bivumbuye. nubwo basonnye ntabwo ishuri rirarangira, mwicare mwese mwicare. abandi banyeshuri batashye ariko yababujije gutaha. twakunda umwarimu avuga ati ntawe usohoka ibi bintu bidakozwe. 풀어. subiza iki kibazo tubone gusohoka. nta muntu uri buve hano iki kibazo kidasubijwe. zana intoki ngo ukubite mpaka. 낼 거야. nta muntu n'umwe uri busohoke muri iri shuri, ndagukubita mpaka iki kibazo ugikoze. turashize. agiye gukubita abona umwarimu yabaye seriye, mujye mukubita inzereze bonye byabaye seriye. buriya bwana reka babwibyimbya ntabwo buri bwo 17 18 16 5 3 uwo muntu agukanga ati ngo karakana karasuzugura jya ukubita inzerereza. nta kintu kimwe kaba gafite usibye kumva ko ngo karenze gusa. urebe kandi buri muntu usuzugura urebye nta n'ubwenge buriya aba anafite. usuzugura umuntu mukuru ntabwo. umwana byabaye ngombwa ko asubiza ikibazo. umwarimu avayo. ewana ubundi ni gutyo umwarimu yakabaye ameze. yasohotse yumva yishe. ewana si ureba. umusaza aramukurikira. abarimu bandi bari baje mu madirishya kurunguruka bumiwe bose. abarimu twisubije ikuzo. ewana uratwika si ureba Jong Soyoung koze neza rata ni kuri umwarimu agomba kumera. ewana mwabonye mwabyarimu mwabakubita iki? uri igitangaza rata. turashize. yeri yaje hano reka none unge kumusebya. yesi aza ku mbuga nkoranyambaga. uyu mwana nta handi ajya gutegera cyangwa se ajya kuregera, aza ku mbuga ze nkoranyambaga akaza gushinja cyangwa se kubeshyera abarimu kugira ngo abantu babange abarimu bitume bana kwiyahura. umwana yaje hano hari undi muntu wamuhohoteye n'umwarimu twigisha imibare. ndakugirira nabi. yaraje yandika amagambo mabi amusebye kuri za Twitter ngo niho basebereza abantu ngo batari gukora ibintu neza. niyo baba babikora neza. ushaka kurangiza umuntu muri Korea ngo niho ujya. ibintu byose ngiye kubirimbura. ngiye kumupostinga ahantu hose. arapostinga. baramubwira ati ntabwo wemerewe gupostinga. turashize baramuhakinze. baramuzi. yagiye gupostinga bamuhakinze. ntabwo wemerewe gupostinga. bahita bamwandikira ngo siba ibyo wari ugiye gupostinga. none 이거 누가 삭제하래? ninde umbwiye ngo nsiba ibyo nari ngiye gupostinga kumbe bamwinjiriye. akawunti zanyu hari igihe leta izaze si bamumenyereye gusebereza abantu. umwana imbuga ze nkoranyambaga barazisiba. kumwe ufite ngo Instagram ngo Twitter ngo TikTok ifite abafollowers 600 zose barazisibye. za mbuga zashakaga uyu mwana kumva ngo ni umwinfluencer zose barazisibye. barangije bafata ya video. wibuka video yigeze gukoresha avuga ngo umwarimu nyigisha yamfashe ku ngufu. aba ariyo bapostinga. abayipostinze n'abandi bantu twe turabazi ni ERBP. umwarimu wanjye yamuhoteye yamfashe ku ngufu. ndakora iki? ni video ya postinze. video yenyewe barayikura barayizana. ari guseka avuga ati ndababeshye baremeye. ba bantu umuntu ku mbuga nkoranyambaga bari kure avuga ngo umuntu yangize gutya umuntu yamuhoteye. araza karira yahindukira akahita aseka akavuga ati aya marira buriya baraza kwemera ko ari aya nyayo. iyo video bano bagabo n'abahanga baba mu by'ikoranabuhanga. video editinze ugakata kuma ko kantu kagapostinga uri kurira barongera bakayikurura bakayizana yose bimwe editinze uri guseka uri gutegura icyo gikorwa. barabizanye. uriya mwarimu ndamurangije we yaramenyereye we. iyo video bahise bayipostinga. dore wa mwana umunsi ajya kuvuga ngo bamufashe ku ngufu akiriza yari ari kujya hirya akabyina agaseka akavuga ati ndakurangiza. umva bamfashe ku ngufu bamuhoteye. uriya mwarimu wakaduhaye uburezi ubundi akahita aza kongera agaseka. umwana byaramucanze aza gusiba biranga. akawunti ye yahise isibwa ngo kubw'ubusabe bwa guverinoma. ewana ukoze akazi keza bongo. uriya mwana bamuteje abantu bose. ubundi umwana nk'uriya umwinfluencer ntago wajya kubwira abafana be bamukurikira 100,000 ngo uriya mwana yarabeshye. oya ubazanira ibimenyetso nka guverinoma nk'uko bakagaragaza ko uwo muntu abeshya. bo nta n'uruhare babigezemo. dore se nitahire noneho. 저에 대한 환영회식이 있습니다. oya turajya gusangira nanjye rega mu mikaze. 수고했어. wakoze neza rata. 장관님. minisita nitahirira
vaye tujye kurya muginga we. Ndekura wenda kuzura umusazi. Batangiye kwata kuriya mwana Yeri ngo numwicanyi yatumye umwarimu yica. Umwana w'umutini uri inyuma y'urupfu rwa mwarimu we wiyahuye. 안 되네요. 좀 살펴주세요. uriya mwana bita Yeri ko mbona imbuga nkoranyambaga ziri kumutuka mwagiye kureba uko ameze. Ni mwarimu urumva umwarimu umutima bafite. Ubumenyi ni wo murage w'agaciro ku mubyeyi ukunda umwana we. Niyo mpamvu Saint Emmanuel Runda yahagereye igihe. Iki ni cyo kigo cyiza umubyeyi wese yakwifuza kujyana mu mwana we bakamuha uburezi bufite ireme akiri muto hamwe n'abarezi babizobereyemo kandi babigize umwuga. Dufite amashuri y'incuke, maternelle ndetse n'abanza primaire. Tukaba duherereye Irunda mu karere ka Kamonyi ku Ruyenzi gato neza uzamugiye ku isoko rya Bishenyi aho bita ku Muganza. Akarusho kandi nuko abanyeshuri bacu batsinda 100% ku buryo abana barangije mu mwaka wa gatandatu bahabwa amabaruwa abajyana mu bigo byiza baba barihitiyemo. Ku bisobanuro wahamagara 0788 711 696. Saint Emmanuel School, better learning for better future.